Munyemere nongere baha ikaze ni muri Icyumba TV. Twahageze ahandi ishakiro ry'ubutumwa bwiza, ahantu tuza tugapfukama tukajya ku karago tukumva Imana. Twakira umukozi w'Imana rero imbere ya kamera, ariko tugarutse mu bundi buryo butandukanye nubwo mwari mumenyereye. Natinze reka mbanze mu umwanya abasuhuze yongere kubiyibutsa ndaza tuganira. Haleluya, 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 haleluya. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane. Amazina ni Deni ku Cyumba TV. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Imana ishimwe cyane, turanezerewe kukwakira Deni. Ni iminsi myinshi, ni ibihe binini dukomeza tubana nawe utuganiriza ku bintu bitandukanye. Ariko ubundi Deni, abantu bashobora kuba batanakuzi, ubundi uri umusore, uri umugabo, uri mu ntoki? Murakoze cyane. Ndi umusore, ndacyari ingaragu ariko itigaragura mu byaha, warokowe na Yesu akaneshereza, akankiza urupfu rubi rwari rundiho. Ndi umusore rero ukiri muto kandi nanone utari muto cyane. Ndi umusore ushima Imana, nkaba mu rugo ari Rurindo Shorongi, ariko nkaba mba hano Kibagabaga. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Rero uri umusore ushima Imana, uri n'umuvugabutumwa kandi nagiye nkukurikira kenshi ku Cyumba TV, yewe no kuri Abayo TV, kuko nayo cano nagiye kubona mbona naho utambukaho. None hari icyifuzo nagize, ndabona ari kuri musore wazamuganiriza nkamubaza ubundi ni irihe banga ukoresha kugira ngo ugume mu gakiza. Ati kubera iki abantu benshi b'urubyiruko usanga gukizwa birabagoye pe. Ese we ni irihe banga waba ukoresha kugira ngo ukomere muri ibi bintu byo gusenga? Murakoze. Cyo ni ikibazo cyiza cyane, kandi cyane nk'urubyiruko ngere ribanga nkoresha, ngerageza kwirinda, nkaba busy, sinereka isi ko mfite umwanya, nkagerageza nkaba busy mu kazi nkora ku munsi, naba mfite n'umwanya nkagenda nkaba nisomera Bibiliya, nkagenda nkaba numva amakuru, wenda se nkavugisha inshuti, umuryango. Ntabwo mbese ngerageza ngo nisanzure, ngo ntembere, ngo nsohokane n'abashuti banjye. Icyo kintu gikunze kuzonga urubyiruko. Umuntu akumva ko niba afite ibihumbi 500, afite ibihumbi 100, afite 50, agomba gusohoka n'abashuti be bakajya kwishima, bakajya kwineza. Muri icyo gihe rero mwasohotse, hari igihe mugenda mukanywa, mukarenza, bikabakurira ibyaha. Nge rero ibanga nkoresha, ndushaho kugenda mba busy mu kazi, nkaba busy nsoma ijambo ry'Imana, kugira ngo nyine mbashe kwirinda nyine kubera ko iyi si uramutse wiyeretse ko ufite umwanya igukoresha n'ibitari bikwiye. Murakoze. ngira ngo iryo ni ibanga rikomeye abantu bagerageze kuba bize mu bindi. Rega hari n'abantu bashobora kuvuga ati wenda nta kazi ngira, ariko basi babize mu gusenga. Yego, babize ujya soma ijambo ry'Imana, ube bize uririmba indirimbo zaririmba Imana, ube bize ujya mu butayu, usura abantu, nuko nguko, usura imfubyi, usura apfakazi, ufashe n'abakecuru n'abasaza. None se reka nkubaze, hari akantu njya mbona wenda ku bantu b'abakobwa, ugasanga umukobwa aravuze ati ngiye ntago nzirwa njya mu bintu byo kwivuna, kazi k'imbaraga wapi, Imana yampaye ubwiza nzabukoresha nk'igishoro. Akaba ari kumwe n'akanaka uyu munsi, ejo bundi n'akanaka, kuko ujya ubabona hari abakobwa bahisemo kwicuruza. Si ibintu wenda tuvuga ngo ni ibanga, aba bari ku mihanda tubabona bambaye imyenda y'urukozasoni. Mbese abo bantu bakora uwo mwuga ni iki kintu wababwira muri aka kanya? Murakoze. Njyewe inama nagira bari abantu, mu by'ukuri nabo nubwo babibamo buriya n'ubuzima buba bubagoye, kuko icyambere nta aderesi aba afite, ni ukuraraguza aho abonye, ni uko kwicuruza, akagenda ahura n'abantu batandukanye atanazi imico yabo. Mbese bari abantu barahangayitse. Nigeze kuganira n'umwe, njye yarambwiye ngo aramutse abonye igishoro akabona amafaranga, yayambwiye amafaranga ari hagati y'ibihumbi 200 na 500, ko yagenda nyine agatangira kwikorera, agafite ikibanza mu isoko, akagenda agakora, agacuruza utuntu. Mbese abenshi, bamwe ni ingeso, ariko abenshi babijyamo kubera imiryango, kubera ubukene, abandi bo batinye gukora.
hari abantu baba badashaka gukora, hari abantu babura akavuga ati se ngenda ajya gukora ikiyede, akabyuka koza akarenge akavuga ati reka ntabwo nakwigora ngo njye gukora ngo reba abantu baba bakurikiye ukuntu baba babayeho, cyangwa se njye gukubura mu muhanda, njye gukora nduwo kwa kanaka, akavuga ati ahubwo kugira ngo mbone amafaranga mfite akayobe keza Imana yampaye umubiri, akaba ariyo turufa akoresha aho kugira ngo we akoresha amaboko, yakoreshe ingufu agenda ashaka amafaranga. Kandi ni ukuri abantu bakoresha ingufu n'ubwenge, Imana irabashyigikira. Rero inama nabagira, mugende rubyiruko muri ibyo bintu, muraboshye, mubohewe mu maboko ya Satani, muve muri izo ngeso, muze mwakira umwami n'umukiza. Abantu bamaze kwakira umwami n'umukiza bajya bafungura amaso, kandi iyo bamaze gufungura amaso, kuko tubona ko mu ijambo ry'Imana tubwe ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, Uwiteka agwa ubwenge. Kandi umuntu wagufasha, abantu benshi buriya hari igihe umuntu agufasha areba imico yawe, base uri umwana w'Imana ubayeho neza, oya umuntu hari igihe kure akavuga ati ariko uriya mukobwa nubwo asenga ari umukene ariko kamuha igishoro, uriya musore nubwo rwose ariko yubaha Imana kamuha igishoro. Njye ndumva nababwira ngo muve mu byaha, muze mukurikira Uwiteka, unimara gukurikira Uwiteka n'ibindi byose muzamubifite. Kandi ikindi mukoresha amaboko, mureke kwemera kwakira ibintu by'ubuntu, niho Satani ahera akanabashuka. Murakoze cyane. Ntekereza ko abwirwa benshi akumva bene yo, nyamara bano bantu turababwiye kandi uwumva yumvise, ndetse ufashe n'umwanzuro wo guhinduka yahinduka. None se ni irihe jambo wabwira none ugira ikintu ugenera abanyeshuri? Kuko njya numva ngo ihene mbi ntuyizirikaho iyawe, kandi ngo hari abantu bagira gute bakunda gutwarwa n'ikigare. Nyine gira inama umuntu w'umunyeshuri ukunda kwishinga abandi banyeshuri kuko ari filime ari nimba ari kinamico twigeze kumva, numva nyine aho abana bavuze ngo bakamena ibiryo bigira nabi, kandi ubwo abana ari abo mu bakire bakomeye, none n'umukene narabigana bigenderamo, babirukanye abana bo mu bakire bahita bigira mu bigo byiza bihenze kurusha cya kindi, wa wundi bajya kuruhana n'iwabo. Ese niye nama wagira abanyeshuri bagera ku mashuri cyangwa se n'urubyiruko muri rusange bagera mu bandi bagatwarwa n'ikigare barimo bakumva bagendera muri ubwo buzima nk'ubw'abandi? Murakoze. Inama numva nagira abanyeshuri, nabaye umunyeshuri igihe kinini, abanyeshuri habamo ikintu bita ikigare n'ubushuti buba buri aho busanzwe. Mugenzi wanjye yakoze iki, uyu yakoze iki, reka mwigane, arakererwa, akunda gusimbuka ikigo, akunda gukaruta, akunda mbese afite ukuntu abanani matera, ukamwigana, nyamara iwabo baravuga rikijyana, waturutse ahantu mu muryango itazwi, wowe niba kwirukana wenda urimo kwigira ku nkunga baguhaye, ukaza uwo mwana afite gutyo, iwabo n'ubundi yarabananiye, babahamuzanye kugira ngo n'ubundi barebe ko bamwikiza, ugasanga wowe uramwishinga. Ahanini buri abana bagenda mu bigare bahita babaswa ako kanya. Aricyo kintu nababwiye ngo mwirinde ikintu cy'ikigare ku kigo, uhita ubumuswa. Iyo urimo kugenda mu kigare ntubashoboye kwikontorora ubwawe, uba usanga uyobowe n'amarangamutima y'abandi n'uburara ibyo bikoreye, ukumva nawe nibyo ushaka gukora, ndetse ntugire igihe ngo witekerezeho, ntugire igihe ngo urebe ngo ubundi se ibintu najemo bizateza umusaruro ababyeyi banjye, ubundi se amashuri ndimo kwiga ibyo ntabwo wabirebaho. Ubundi iyo uri mu kigare nka kuriya ku banyeshuri ku ishuri, ugasanga benshi baravuze wenda tujye kwirira ibisheke n'urugero wenda ku ruzi, mugahita mwese muhura mukagenda mugahuriza ku migambi, ugasanga bose bagiye inama. Ndababwiza ukuri ni ukuri, ikigare mu kirinde, ni ikibi, kirasenya, uzafatwa uhane, bazakwirukanwa. Nibamara kukwirukana usanga wa mwana w'umukire bahise bamujyana ku kindi kigo cyiza, baramwishyuriye n'ubundi bamwishyuriye imyuga, wowe usange kubera ababyeyi bawe bari banayagujije, usanze wenda iyo nka bari bagurishije zarashize, umusaruro bari bagutegerejemo barawubuze kubera uburangare. Rero icyo nabwira abanyeshuri, mwirinde ikigare, ugenda usenga Imana, wige, uhore buri mwaka ubwira Imana amapase pase, ubundi ujye kuba finaliste, utsinde icya leta, uze usenga Imana iguha akazi, cyangwa se ukomeze kwiga, wige mu Rwanda, umujye no kwiga ahandi mu Bushinwa n'ahandi hose, Uwiteka azabashoboza. Numva niyo nagira abanyeshuri, urubyiruko bw'abanyeshuri. Murakoze. Ntekereza ko tuvuze byinshi bikomeye ku urubyiruko banyarwanda, abana b'u Rwanda, terambere ry'ejo hazaza, mureke kwica ejo hazaza hanyu. Twavuze tuti mwirinde ikigare
umenye urwego uriho, umenye ubuzima ukwiye kugendamo, kandi mukure amaboko mu mifuka, wemere ukoresha imbaraga. His Excellency niwe wavuze ngo kora cyane, ngo kuko burya ngo inzara iryana kurusha umunaniro. Ni muri ubwo buryo ntekereza, ntabwo n'ibintu yabivuze, ariko ntabwo mvuze disikuru neza, ariko inama nziza cyane tumukunda kuri. Yaravuze ngo rwose ngo nimukore cyane kuko inzara iryana kurusha nyine gukora cyane. Rero reka tugane ku musozo, iminota tuba dufite ntabwo ari myinshi. Reka ngo usabe usengera abadukurikiye, kuko birashoboka ko hari umuntu wakumvise akavuga ati ariko se uyu mukozi w'Imana, ariko ubundi wanabahaye nimero. Yego, murakoze. Mbere ko dusengaga dutange nimero, ukuntu mwatubona. Nimero zanjye ni 078 43 79 376. Ndasubiramo, ni 078 43 79 376. Mushobora kuduhamagara mutugisha inama, mufite ubuhamya, mushaka kuvuga aho Uwiteka yabakuye, mushaka kuzadusura, ni karibu rwose pe. Mushaka wenda no gutanga inkunga, nabyo murabyemerewe. Imana ibashyigikire. Nizo nimero zanjye. Murakoze cyane. Senga noneho. Numva twabasengera Imana rero. Nshuti bakunzi b'Icyumba TV, reka dusenga Imana ikomeze idushoboze. Turagushimye Uwiteka Imana ikomeye cyane, urero urakiranuka, wambaye imbaraga n'ubutware, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Twarimo tuganira Data, ariko turakwinginze kugira ngo ushyigikire ibiganiro byacu, abatureba badukurikiye bafata umwanzuro, bahinduke, koko buri muntu igitekerezo arebe, ese ntayoborwa n'amarangamutima, ese ntagenda mu kigare, ese ijambo ry'Imana koko baryumva rikagera ku mutima. Mana, ubahe buri wese guhinduka. Ndasenze kugira ngo ufashe abanyarwanda badukurikiye, abari hirya no hino. Mana, ubahe imbaraga. Ndaguhinginze Data, ubu butumwa buhindura imitima ya benshi. Hano ujye udufasha umunsi ku munsi, ujye ubana natwe, ujye twambika imbaraga, ujye uduteza imbere, uduteza intambwe. Kristo, turakwinginze kugira ngo abe ari wowe ubamba amahema, abe ari wowe utanga ibihe byiza ku bantu bawe, abe ari wowe utanga ibihe byiza, abe ari wowe utanga ibihe byiza, abe ari wowe utanga ibihe byiza. Uguzye imvura y'urujojo mu mitima y'abanyarwanda n'abatuye isi yose badukurikira. Urakoze, urakarama. Ubwo tuzongera kugaruka turi amahoro, nabwo tuzagushima. Urakoze gukomeza kutunezeza umunsi ku munsi. Uri papa wacu. Haleluya. Uri umubyeyi dukunda. Komeza kwigaragaza natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.